Bakunzi bacu muraho, twizere ko mumeze neza kandi nibyo tubifuriza. Ubukene ni kimwe mu bibazo by'ingutu byugarije ijanisha rinini ry'abatuye kuri uyu mubumbe w'isi mu gihe kubwirinda bishoboka. Ushobora kuba wibajije utese kuki batabwirinda bikarangira tubuhuriyeho turi benshi. Impamvu nta yindi nuko abenshi tudasobanukirwa ibibudutera. Niba ushaka kubimenya kugira ngo ubashe kubwirinda, kurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kuko ikubiyemo ibintu 10 by'ingenzi byaguheza mu bukene by'iteka. Wowe udukurikiye, twizere ko wakoze subscribe. Ku bayikoze muraba agaciro kandi turabubaha cyane. Ku batarayikora ni karibu mureba handitse subscribe, mukanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu ba mbere. Nk'ibisanzwe, uyu ni wa mwanya mwiza wo gukora like. Twizere ko uyikoze kandi urakoze cyane. Reka twikomereze. Ibintu 10 by'ingenzi byaguheza mu bukene by'iteka ni ibi bikurikira. Icya mbere ni ubunebwe. Kubaho wiyumvisha ko ibintu bizikora ukituriza cyangwa se ukiryamira, ntufate inshingano ku buzima bwawe, ni kimwe mu biheza abantu benshi mu bukene. Ikintu cya kabiri mu byaguheza mu bukene ni ukutamenya umwuga wawe hakiri kare. Kutamenya impano ufite ndetse n'ibyo ushoboye hakiri kare ni kimwe mu bikubuza gutangira kwibyaza umusaruro ukiri muto. Ese uzi ko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abenshi mu bateye imbere ari abisobanukiwe kare cyangwa se bakiri bato, bakazamura urwego vuba mu byo bakunda kandi bashoboye, bagatangira kwibyaza umusaruro na mbere yuko bagira imyaka 18. Niba wifuza gutera imbere cyangwa se gukabya inzozi zawe, gerageza umenye hakiri kare ibyo ukunda kandi ushoboye, wiyungura ubumenyi muri byo vuba, unatangire kubibyaza umusaruro ugifite imbaraga. Ikintu cya gatatu mu byaguheza mu bukene ni ubumenyi buke ku bijyanye n'amafaranga. Ibi babyita financial illiteracy. Ese amafaranga winjiza uzi uburyo bukwiye wakayakoreshejemo? Mu gihe uri gukora budget, niba ukodesha inzu ubamo ntiyakarengeje 30% by'amafaranga winjiza, ibyo kurya ntibirenze 15%, transport nayo ntirenze 15%, niba hari n'ubufasha utanga ntiburenze 5%, ukagira ihame ko ugomba gusevinga nibura 10% by'amafaranga winjiza, noneho 25% bisigaye ukayakoresha mu myidagaduro, kunguka ubumenyi bushya n'utundi tuntu nkenerwa. Ese usanze amafaranga yawe uyakoresha muri ubu buryo? Niba hari kimwe muri ibi gifata ijanisha rinini cyane kikanarenza 1/2 cy'amafaranga winjiza, ukaba utizirika umukanda ku bindi, bisobanure kudasevinga. Kandi kudasevinga niyo ntambwe ya mbere njyabukene. Impamvu nuko nta savings nta investment. Ikintu cya kane mu byaguheza mu bukene ni impulse purchase. Ibi twabyita nko kugura ibintu utateganyije. Hari abantu benshi bagendana kashi bavuga ngo nshobora guhura n'akantu nkakagura, cyangwa se icyo babonye cyose kibunza bakakigura batabanje gutekereza kabiri ngo bamenye koko niba bagikeneye cyangwa se niba batagikeneye. Kuri bo batuza amafaranga ari uko abashizeho. Ese uzi ko umuntu ufite iyi kamere hatabaye abandi bantu, kuri we bigoye cyane kwikura mu bukene? Niba ari ko uteye, gerageza uhindure imibereho yawe, wirinda kugura ibyo ubonye byose. Ikintu cya gatanu mu byaguheza mu bukene ni ukutamenya gutandukanya ibyo ukeneye n'ibyo wifuza. Ibi bintu ko ari bibiri ushobora kuba utazi ko bitandukanye. Ibyo ukeneye ni bya bintu ushobora kubura, ubuzima bwawe bugahungabana. Urugero ni nk'icumbi, ibyo kurya, transport ijyanye n'urwego rwawe, ubwishingizi n'ibindi. Mu gihe ibyo wifuza ari bimwe bishobora kubura ariko ubuzima bwawe bugakomeza. Urugero, imyambaro myiza, inkweto nziza, telefone zigezweho, kuba mu nzu nziza, gutunga imodoka yo gutemberamo n'ibindi. Kutamenya gutandukanya ibi bintu bigusha abantu benshi mu mitego, amafaranga yabo menshi akagendera mu byo bifuza, bakabigura bibahenze, bagwa manka, bakabigurisha kuri make kugira ngo bagure ibyo bakeneye. Iyo batabigenje gutyo, bahitamo gukemura ikibazo bakoresheje ingingo ya 6 muzaguheza mu bukene, twise umutego wo kugwa mu madeni mabi. Ese ideni ribuze icyo ari cyo? Ideni ribi ni rya deni umuntu afata atagiye kurikoramo investment, cyangwa se ideni iryo ari ryo ryose umuntu afata azi neza ko rizamugora kuryishyura.
Amadeni nk'aya abenshi bayafata bagiye kugura ibyo bifuza kandi bazi neza ko nta nyungu zirambye bizabazanira. Wowe udukurikiye, ni byiza cyane mu gihe ugiye gufata ideni kubanza watekereza kabiri kugira ngo urebe neza niba koko ritazakubera ideni ribi, kuko ideni ribi ntiritana no kuzagusigira ubukene. Ikintu cya karindwi mu byaguheza mu bukene by'iteka ni ukutita no kudaha agaciro iby'ingenzi mu buzima. Ese uzi iby'ingenzi mu buzima? Muri byo harimo ubuzima nyirizina, aribyo mu cyongereza bita health, hakaba umuryango, inshuti, education cyangwa se uburezi, igihe, intego cyangwa se inzozi, akazi, amafaranga, urukundo, amahoro, ibyishimo, ubwigenge, kwidagadura no kuruhuka, n'ibindi byose byagufasha kubaho neza no gutera imbere. Ibi byose tuvuze ni ngombwa cyane kumenya kubijyanisha, kuko bifite agaciro gakomeye ku mibereho n'iterambere by'umuntu uwo ari we wese. Iyo byinshi muri ibi byimye agaciro, nta kabuza igihe runaka wisanga mu bukene. Ikintu cya munane mu byaguheza mu bukene ni ukwigaragaza nk'umukire kandi utari we. Kutiyakira no kutigirira icyizere ni zimwe mu mpamvu zisunikira abantu bamwe na bamwe kwigaragaza uko batari. Guhora wibaza utese abantu banzi gute, utese nakora iki kugira ngo banyubahe kurushaho, byakajyanye n'ubushobozi bwawe ndetse n'indangagaciro zawe. Impamvu ni uko kwifuza icyubahiro kirenze icyo ukwiye bifite igiciro cyabyo, rimwe na rimwe gishobora kukuremerera bikaba byakujyana mu bukene. Iyo ufite kamere yo kwigaragaza nk'umukire 90%, uba uri umukandida mwiza kuri iyi ngingo, kabone n'ubwo hari urwego rwiza waba umaze kugeraho. Ikintu cya 9 mu byaguheza mu bukene ni uguhindura urwego, uhindura n'imibereho. Iyo ari byo mu cyongereza bita lifestyle inflation. Abantu benshi mbere yo kubona promotion baba bumva ko kwiyongera k'umushahara bizabafasha gusevinga amafaranga menshi, maze imishinga bafite mu nzozi ukababera umwanya mwiza wo kwishyira mu bikorwa. Gusa igitangaje ni uko nyuma ya promotion cyangwa se kwinjiza amafaranga menshi hakunze gukurikiraho kuyinjoyinga. Birumvikana habaho guhindura ubuzima n'imibereho bijyanye n'ubushobozi bushya. Ugasanga hari n'ibintu byinshi bishya byiyongereye ku byo utakazaho amafaranga. Ibi bigatuma nta gihinduka ku bijyanye na savings. Kuri benshi uko ubushobozi bwiyongera niko bibasunikira no gufata amadeni mabi. Ibi ahanini babiterwa nuko baba bibwira ko noneho bafite ubushobozi bwo kwishyura. Gukonsoma cyane bitewe n'uko ayo winjiza yiyongereye aricyo bita lifestyle inflation. Niba wifuza gutera imbere, menya ko nacyo ari kimwe mu biheza abantu benshi mu bukene, maze ukirinde. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma mu byatuma uba mu bukene by'iteka ni ukwizerera mu bitangaza. Hari abantu benshi banga gukora, biyumvisha ko hari igitangaza kizava mu ijuru kigahindura ubuzima bwabo. Abandi bakajya mu mikino y'amahirwe, bati nabyo wasanga bikora ntawamenya. Ese uzi abantu bangahe bavuye mu bukene kubw'ibitangaza? Niba banahari, ni umubare muto cyane. Niba ushaka gutera imbere, menya ko hari icyo usabwa gukora kitari ukwizerera mu mahirwe, noneho Imana ikakiguheramo umugisha. Twizere ko iyi video hari ikikunguye. Niba gihari, kitwandikira hasi muri comments. Niba kandi hari n'inyunganizi ufite, wayidusangiza. Iki kiganiro niba hari n'uwo cyafasha, nawe kimusangiza ukora share. Niba uri mushya, tugufite ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu ukwiye kureba handitse subscribe, ugakandaho, ugakanda nako kazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Twizere ko wakoze like, kuko natwe turagukunda. N'ibi biganiro dusize kuri end screen ni byiza, byakuryohera kandi byagufasha. Mwakoze cyane kubana natwe, naho utaha, Imana ibarinde. Goodbye.